mwaheruka mu yitatu ntabwo nabashije kubana namwe ariko na online nabikurikiye mwize ibintu byiza Imana ishimwe. Hanyuma ntiyabiteka byo gusangira namwe uyu mugoroba ijambo ry'Imana, bahaye ikaze mu mwanya wo kumva ijambo ry'Imana. Mboneraho gushimira umushumba mpaye amahirwe yo gusangira namwe ijambo ry'Imana. Hano ntabwo ndi umushitsi, ku gicaniro ni iwacu, sibyo? Ibyahishuwe 5 umurongo wa 5. Ibyahishuwe bice 5 umurongo wa 5. Haravuga ngo umwe muri babakuru arambwira ati wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi ca Dawidi aranesheje, ngo abumbure igitabo amene ibimenyetso 7 bigifatanyije. Nagira ngo tuganire ku butware bwa Kristo. Gusenga ni byiza, ariko ni byiza gusengera mu butware, kubera ko umunsi umwe higeze kubaho abantu bazi kwigana. Urabona ibintu byinshi barabyigana. Babona umuntu ufite abadayimoni, barangije bajya kubirukana. Barangije baravuga ngo mu izina rya Kristo umwe Paulo avuga. Dayimoni arabareba, arababwira ati Yesu ndamuzi na Paulo ndamuzi, mwe muteye muturutse. Ngo barabafata barabakubita babaciraho imyenda, batani bikomere. Gusenga ni byiza, ariko ni byiza gusengana ubutware bwa Kristo, kubera ko twebwe nubwo dukina, isi y'umwijima ntikina, bisaba ngo ufite ubutware. Hanyuma rero uyu munsi nifuje kubaganiriza ku butware bwa Kristo. Ishama twese tukabutahana, cyangwa tukagira iyo nyota, cyangwa tukabaho ubwo buzima burimo ubutware bwa Kristo. Uyu munsi ndavuga kuri Yesu nk'umutware. Iri jambo dusomye rivuga ngo wirira dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi ca Dawidi aranesheje. Abantu benshi bakunda kurihimbamo indirimbo bakarivuga nkaho Kristo, Yohana yabonye Kristo aza gucungura itorero, bakaririmba ko habaye inama mu ijuru. Ntabwo ari byo, sicyo bishatse kuvuga, ahubwo cyari igihe kizakurikiraho cyo guhora inzigo. Kuko usomye ibice 6 ugakomeza, haje ifarashi, haza acura umwijima, havuga eka nkavugeho gatoya. Muribuka ko muri Yesaya 61 havuga ngo umwuka w'Iteka ari kuri nge, kugera ku murongo wa 4 harimo agace kavuga ngo no guhora inzigo. Kuri Yesu ibindi byose byarasohoye, kariya niko katarasohora. Kazasohora ryari? Igihe itorero rizazamurwa, nico gihe hazakurikiraho guhora inzigo. Bavuga ko hashobora kuba ariho hazaba intambara ya 3 y'isi, Armageddon. Ico gihe mutekereze bombe atomike ibihugu bitunze ku isi uko bingana nibazitera, bizaba bimeze bite? Abantu banze kwakira Kristo nk'umukiza, Imana izahora inzigo. Imana ntigira inzika, ariko irakabika. Irakabika. Hari abantu kuko iyo tuvuze ubutabera bw'Imana, iramutse idahanye ntabwo yaba yubahirije ubutabera bwayo. Izahemba ariko izahana. Yani iyo niyo resume y'ubutware bwa Kristo. Harimo guhemba no guhana. Ubu inyigisho yanjye ndayisoje. Mu butware bwa Kristo harimo guhemba no guhana. Hanyuma aramutse aje nk'ubu, wahembwa wahanwa byagenda bite? Imana ishimwe ko mu minota 45 atari buze. Hanyuma ibyahishuwe 1 umurongo wa 12 kugeza 18 nashaka kuvuga ko Kristo yivuze. Haravuga ngo nuko mpindukizwa no kureba ijwi ryavuganaga nanjye, mpindukiye mbona ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, kandi hagati y'ibyo bitereko by'amatabaza mbona usa n'umwana w'umuntu yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza.
umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera kandi nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganyijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma. Mu kuboko kwe kw'iburyo yari afashe inyenyeri ndwi, mu kanwa ke havamo inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, mu maso he hari hameze nk'izuba iyo rityaye. Mubonye ntyo mwikubita imbere nk'upfuye, ashiraho ukuboko kw'iburyo arambwira ati witinya, ndi uwa mbere kandi ndi uw'imperuka kandi ndi uhoraho. Icyakora nari narapfuye, ariko noneho dore mporaho iteka ryose kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Amen. Ibindi byose ndi buvuge ku butware bwa Kristo bikubiyemo hano. Muribuka ko uburyo yapfuye bwari buteye isoni, kandi Yohana baherukana apfuye muri buriya buryo. Hanyuma azutse yarabiyeretse, ariko yagerageza akabikora ku buryo amaso yabo nyine atari bushirire. Sinzi niba mushobora kumva icyo nshatse kuvuga. Muribuka Yesu azamukana bigishwa ku musozi, yarangiza akarabagirana, ngo mu maso he ngo haka nk'izuba iyo rirashe, ngo imyenda ye nta mumeshi wo ku isi yayimesa ngo ise nk'uko yasaga uwo munsi. None nagira ngo mbabaze, ubundi ni Yesu yarabagiranye cyangwa n'amaso yo kwa Petero yakozweho abona Yesu mu bwiza bwe? Niko asanzwe asa. Yohana nawe bari baratandukanye nyuma y'urupfu iminsi mike. Hanyuma muribuka ko Yesu avuga kuri Yohana yaravuze ngo muri ababo ngo hari abantu batazabona urupfu kiretse babonye Kristo. Iki gihe rero Yesu yaje muri protokole y'ijuru, yaje uko yakabaye n'ubwiza bwe n'icyubahiro. Yohana yari muri pattyno ategereje gupfa. Hanyuma icyo gihe Bibiliya iravuga ngo yumva ijwi rimeze nko gusuma kw'amazi, ahindukira agiye kureba uvuganye nawe. Bibiliya tubwiye ngo abona ugendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7, asa n'umwana w'umuntu uko yashoboye kumugereranya, yambaye igishura kandi yambaye umushumi w'izahabu mu gituza, umutwe we n'umusatsi we byeraga nk'ubwoya bw'intama bwera kandi nka shelegi, n'amaso ye yasaga n'ibirimi by'umuriro, ibirenge bye bisa n'umuringa w'umuteke utunganijwe n'umuriro wo mu ruganda, n'ijwi rye rimeze nk'amazi menshi asuma. Muribuka ko kiriya gihe yamubwiye kwandikira amatorero 7. Kubasomye ubwo tugeze mu gice cya 2. Itorero rya mbere ndiho ndavuga ku butware bwa Kristo. Itorero rya mbere yandikiye ni rya Efeso. Yaravuze ngo ufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo. Mwibuke ko mu byahishuwe iyo bavuze inyenyeri baba bavuze abashumba. Wandikire marayika w'itorero bashobora kumugereranya n'inyenyeri cyangwa bakamugereranya n'itara cyangwa bakamugereranya na marayika. Nagira ngo mbabwire kuri uyu mugoroba, Yesu niwe mukuru w'abashumba bose. Ufashe inyenyeri 7 mu kuboko. Abashumba nta rukuntu batangira amatorero bigatangira ari bya Kristo bigasoza ari ibyabo. Mbese bigatangira bakorera Kristo bagasoza bikorera ku giti cyabo. Ariko nagira ngo mbwira abashumba barimo hano n'abazakurikira inyigisho, Yesu niwe mukuru w'abashumba. Niba udafite umushumba mukuru uripotinga uzakora amakosa n'andi yo gutahana. Hanyuma mwibuke ko natwe turabami n'abatambyi n'abahanuzi. Ese Kristo agufashe mu kuboko? Hanyuma itorero rya kabiri ryandikiwe ni Simuruna. Turiho turavuga ku butware bwa Kristo. Simuruna yarababwiye ngo uwa mbere ari nawe w'imperuka, wari yarapfuye none akaba ari muzima. Hano harimo amagambo 2. Niwe yatangiye ibintu ni nabo azabisoza. Ni Arufa kandi ni Omega. Hanyuma ikindi afite ubutware bw'urupfu mu maboko. Abantu bafite ubwoba, bafite ubwoba bwa kanseri, bafite ubwoba bw'ibibyimba mu nda, bafite ubwoba bw'ibintu bitandukanye. Nagira ngo nkubwire ko iminsi yawe
hatazavamwo n'umwe niba Kristo agufashe mu kuboko. Ibyo muganga yakubwiye n'ibyo abandi bakubwiye no gutinya abarozi n'iterabwoba rya karande n'inyatsi n'ibindi, niba gufashe mu kuboko nta mpungenge. None se Danieli ntabwo bamujugunye mu gobo rw'intare zishonje agafunga iminwa? Basha Duraka ntibabajyanye mu itanura ry'umuriro ryaka ukubye 7 akarimarukana bwica agasigara isura gusa y'umuriro ariko ubukana bwica bwavuyemo. None se ubu nta bandi bantu muri twe hano bararanye n'intare ntizabajya? Ubuse waramaze amezi 3 jenoside iri kuba, intera hamwe zica abantu ukabukihari ukavuga ngo nta ntare uzi? Ntabwo twakomeza gusenga Imana yo kwa Danieli gusa, ahubwo ukwiye kuvuga ngo Mana yanjye, kuko nta munyarwanda n'umwe utarabonye Imana, ntabe n'umwe. Hanyuma itorero rya Perugamo yararibwiye ngo ufite inkota icyayi ifite ubugi impande zombi. Hano mu butware bwa Kristo ijambo rye niryo ritegeka byose. Muribuka ko isi iremwa jambo yari ahari, niko mu gice cya Yohana, igice cya mbere cya Yohana kivuga. Hanyuma yaravuze ngo nihabeho, habaho, n'uyu munsi yarashariho. Uzi ko inyanja yayitegekeye ahita agomba kurenga, n'uyu munsi yubaha itegeko ry'Imana. Urebye nk'imiraba ibamo n'ukuntu yigaragambye, ubundi Kivu yakagomye kudusanga nk'Kigali, ariko itegeko ryarabwiye ngo ntukarenge hano. Ibindi bintu byose ahaye itegeko biracumvira ukuyemo umuntu wenyine. Tuatira yarababwiye ngo umwana w'Imana ufite amaso asa n'ibirimi by'umuriro n'ibirenge bye bigasa n'umuringa umuteke. Hano amaso asa n'ibirimi by'umuriro bivuze ubucamanza cyangwa se guca imanza zitabera. Kandi mwibuke ko itoro niriva mu isi, imirimo yose twakoze izanyura imbere y'amaso ye, niwo muriro bavugaga. Imirimo yose itarakoranywe urukundo yose izasigaramo. Abaririmba hano nimujya kurepeta, ujye ugenda ubikunze atari itegeko. Nutanga uzatanga ibitari itegeko. Hanyuma kubatanga bo nagira ngo nongereho ntuzanabyifotorezeho, ntuzahamagara itangazamakuru. Siko yavuze. Imana ntireba ibyo wakoze ubwabyo, ireba impamvu yaguteye kubikora. Hari abafasha abakene rero kubera izindi mpamvu, arashaka views, arashaka ibindi. Nagira mbabwire ko nituvina tuzasanga bacanye umuriro wize ubwo n'amaso ye. Mwibuke ko Yohana avuga, yaravuze ngo nge mbatiza mu mazi ariko uzaza nyuma yanjye azabatiza mu mwuka no mu muriro. Hanyuma aravuga ngo aza afite kimwe bagosoza bacita gute, intara mu maboko ye, umurama azawutwikisha umuriro. Hari ibintu abantu bazi ko bakoze ibya hatari ariko bakazasanga bimeze nk'umurama. Nigeze kumva agakuru, namwe mushobora kuba mwarakumvishe, ko umugabo wo muri Amerika yari umukene cyane atagira aho aba. Icyakora yari umukristo nubwo ari umukenacyo, ngo akajya atanga tudepiriya twanditseho ijambo ry'Imana. Imbeho iraza kuko adafite aho kuba, apfa yishwe n'imbeho. Umugabo umwe mu bafite ministeri akomeye muri Amerika, murabizi ko babyandika ku mazina yabo, ararota ngo arota yagiye mu ijuru. Hanyuma ngo abona abantu bicaye, ba bagabo bafite ministeri akomeye ku isi kugera uyu munsi, ngo abona bicaye inyuma. Noneho wa mukenewe ngo yicaye imbere ya Yesu neza arimo kumuvuga ibigwi. Aravuga ati ntabwo bibaho. Abagabo bibirangirire bibihangange mu isi bicaye inyuma, hanyuma umukene apfuye yishwe n'imbeho yicaye imbere. Noneho ngo ahita akati inyuma kubabaza ati byagenze bite ko mwicaye hano? Baramubwira ngo 99.9% cyari icubahiro cacu, ngo ari kuri yawe yasereva Imana 100%. Simvuze ko gukira ari bibi, ariko uzajya ukira ku mpamvu z'ubwami bw'Imana.
iyo umuntu abaye umukire yubaha Imana, Imana iba yungutse umukozi mu bwami bw'Imana. Ariko iyo ushaka no guhaza irari ryawe nabwo ushobora kwifotoreza ku bantu. Hanyuma Sarudi yaravuze ngo ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, ubwo hano bivuze ubwuzure bw'Imana. Mu Mana haruzuye. Hanyuma hano havuze ngo ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7, za nyenyeri twatangiriyeho ziragarutse. Nukuvuga ngo ubwuzure bw'Imana yifuza ko bugaragarira mu bashumba. Paulo yaravuze ngo birasa naho Imana ibingingira muri twe. Hari abantu benshi bafite ibikomere mu matorero, barakomerekejwe n'abakagombye kubashumba, bakabereka umwuzuro w'ubumana, bahita babasangiza kamere n'ibikomere, babasangiza ubwenge budafite ubuntu bw'Imana, birangira babakomerekeje. Ariko niba uri hano ku gicaniro ukwiye kwakira umwuzuro w'ubumana, ukawusangiza abo mukorana, abo mwirigwana mu muryango wawe, ugasa nkaho uhagarariye Kristo. Hanyuma itorero rya Philadelphia, niho ndavuga ubutware bw'Imana, irababwiye ngo uwera kandi w'ukuri, ufite urufunguzo rwa Dawidi, ukingura ntagire ukinga, kandi ukinga ntagire ukingura. Hano bishatse kuvuga ko Yesu niwe usohoza ibyiza ku bantu. Birasa nkaho Imana yafashe ibyiza byose ibishira muri Kristo iramuduha. Abantu ntibazi ubutware bumurimo, ntabwo bazi ibimurimo. Ariko Paulo yabivumbuye, yaravuze ngo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ngo ndamarana kugira ngo mfate icyatumye mfatwa na Kristo Yesu. Ngo nkubitana ibifusi simpusha. Arangije aravuga ngo yaravuze ngo kubwo kumenya ikirengeye byose, ngo ibindi byose ngo abifata nk'ibidafite agaciro. Umuntu yashimye nanjye yanejeje. Yaje ashaka umugabo, hanyuma abona umugabo w'abagabo. Abona umugabo urenze bose. Haleluya. Wowe uzajya upfa kuza gusa, ntacu umunsi umwe muzahura nawe. Muzahura nawe. Ukinga ntagire ukingura. Ufite urufunguzo rwa Dawidi. Hanyuma Lawodikiya haravuga ngo uwiyita amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'iby'Imana yaremye, muri we niho ibintu byose bikubiye. Muri we uwiyita amen. Hanyuma umugabo w'ukuri. Yesu yagarutse ku nshuro nyinshi avuga ngo ninge kuri, ninge bugingo. Nagira ngo mbabwire ikintu hano ntaciye ku ruhande, ikintu cyose kitari mu kuri ntiyagishigikira. Nubwo caba kivuzwe n'abantu benshi, ntuzajya aho benshi bagiye, uzajya aho Yesu agiye. Abantu isi ntigira ukuri, ibindi bintu byose irabifite, isi ntigira ukuri. Ariko uzahagararane na Yesu, uhagarare mu kuri, nubwo wahomba inyungu, ariko usigarane Kristo. Ubuzi isi igizwe n'ikinyoma mu buryo butangaje, ariko Yesu we ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Hano bivuze iki? Iyi nzira yitwa Yesu twese tuyirimo, ariko abayigendamwo mu kuri ni bangahe? Abatarayigenzemwo mu kuri bazabura ubugingo. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Niba ushaka kuzabona ubugingo ku iherezo, niwitoze kubaho ubuzima buri mu kuri. Abanyafrika turabesha, twaraniyakiriye, nta nubwo tubifata nk'ikibazo. Cyakora kubesha ni ingwara yo mu mutwe, sinzi niba mubizi. Nubona umuntu ubesha cyane ni mask, hari uwo abashaka guhisha n'ibyo abashaka kwereka abantu. Kubesha ni ikintu Satani ni we se w'ibinyoma byose. Ururimi rwa kavukire rwa Satani ni ikinyoma. Ikintu cyamunaniye ku isi ni ukuvugisha ukuri. Hanyuma hano dutangira twasomye ijambo riri mu byahishuwe 5 umurongo wa 5, haravuga ngo wirira, dore intare yo mu muryango wa Yuda n'igishitsi cya Dawidi aranesheje. Hano impamvu nazanye iri jambo nagira ngo mbabwire ubutware bwa Kristo. Yesu agereranywa n'intare. Iyo tuvuze intare, akenshi mu birango by'ibihugu hakunda kuba ari nk'ikimenyetso cy'intare. Yesu agereranywa n'intare. Iyo tuvuze intare ubwa mbere tuba tuvuze ubutware.
Yesaya hanura Yesu yaravuze ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Hanyuma Yesu yohereza abigishwa yaravuze ngo nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, nimugende. Yesu ni umutware. Haleluya. Sinzi niba muri bubyumve nkuko nshaka ko mubyumva, ariko nubwo ndiho ndabivuga mu magambo yoroheje, Yesu ni umutware. Icya kabiri, iyo tuvuze intare tuba tuvuze imbaraga. Baraki yaramuhamagaye, yaramubwira ati ngwino umvumira Abisirayeli. Baramu aranga, amwoherezaho abayobozi bakuru b'igihugu bazana n'ubutunzi bwinshi, ubukene nabwo buragapfa. Baramu ashukwa n'ibyo, arangije aragenda. Indogoba ayikubita mu nzira, yabonye marayika we yahumishijwe n'ibiguzi. Aragenda, agezeyo agerageza kubavuma bwa mbere biranga, n'ubwa kabiri biranga. Aravuga ngo muri bariya abantu habunzemo intare, icampa nkazapfa nk'uko abakiranutsi bapfa. Itorero ryaguzwe amaraso, harimo ubutware. Imishinga yanyu mwayishoyemo amafaranga, nyiri umushinga washoyemo amaraso, harimo ubutware. Hanyuma ikindi, iyo tuvuze intare tuba tuvuze umutekano. Babuloni nijoro barekura intare, nizo zarindaga umugo. Iyo tuvuze intare tuba tuvuze umutekano. Iyo uri muri Kristo Yesu neza uba wumva utekanye. Dawidi yaravuze ngo antegurira ameza mu maso y'abanzi banyu. Ubu Imana iguhishuriye ibiguhiga ushobora guhahamuka, ariko iyo uri mu mutekano w'Imana wumva ugiriwe neza. Hanyuma ikindi, tuba tuvuze ubwami. Iyo tuvuze intare nanone tuba tuvuze kudatsindwa. Ntabwo intare ariyo nini mu ishamba, inzovu irayiruta, ariko intare ntigitsindwa, bayita umwami w'ishamba. Ikindi, intare ntabwo ishobora kurya ikintu cipfushije keretse icyo yifatiye umuhigo. Abantu benshi babubakira ku buzima bw'abandi, ikibazo uzaba wowe ryari. Mfite abahungu babiri, kera bakiga baba muri interna, bajyaga bazana uduterume twose tw'abasore bahoze bavuga. Noneho nkababwira, ariko ngiye hari ikintu kiya kimbabaza. Ni gute umwana ari hano yigana umusitari yananiwe n'ubuzima, unywa itabi, w'umutinganyi, ya deprime, kuko yiyogoshesheje ukuntu ugasanga umujyi wose niko biyogoshesheje. Uzi icyo bisobanuye? Iyo uri empty utoragura ibibonetse byose, ariko iyo umutwara kurimo ugira influence ku bantu. Hanyuma iyo tuvuze intare nibi tuba tuvuze ubutware. Ubu butware Imana yabuhaye itorero yarihaye ubutware bwinshi, reka mvugemo butanu. Icya mbere, itorero ni umuco w'isi. Icya kabiri, ni itabaza riri ku gitereko cyaryo. Icya gatatu, ni umunyu w'isi. Icya kane, ni umudugudu utabasha gutwikirwa. Icya gatanu, ni umutwe cyangwa se ni umubiri, nanone ni umubiri wa Kristo. Itorero ni umuco w'isi. Yesu yaravuze ngo nta wakongeza itabaza waritwikiriza intonga, ahubwo arishira ku gitereko cyayo. Nagira ngo mbabwire ibintu bike bigaragaza ko itorero ryatakaje ubutware. Twavuye mu butware bwa Kristo. Hari ijambo rivuga ngo mu minsi imperuka abagore 7 bazafata umugabo umwe bamubwire ngo tuziyambika, twirishe, twibesheho, icyo dushaka ni ukwitirirwa izina ryawe gusa, nta na kimwe tuzakugoza, icyo dushaka ni izina gusa. Yani bishatse kuvuga ngo tuzabaho nk'uko abandi bose babaho, hanyuma tukwitirirwe ku cyumweru. None kuko mu Rwanda abantu 90% ari abakristo, iyo umuntu atari umukristo nyine aba yumva bikojeje isoni. Umuntu ashobora kwihisha munsi yuko asengera kwa runaka ariko ataravutse ubwa kabiri. Ibintu bigaragaza ko itorero ryatakaje ubutware, icya mbere ni ukuba tutamurika. Ntabwo tumurika. Amatabaza menshi batwikirije intonga. Nawe utekereza ibintu byagutwikiriye uko bingana,
bituma utamurika. Umunsi umwe nagiye ahantu mu mujyi gushaka serivisi imwe ku muntu mu boss umwe, ninjiyeyo nsanga umuntu dusenga n'umuririmbyi wo ku rusengero iwacu nihakora. Waho ndishima, ndagenda ndabanza musuhuza, noneho boss yarimo kuturebera mu kirahuri, mbona atangiye guhindura mu maso. Mugeze harambaza ngo uriya muntu murazinanye ni umukristo wacu ku rusengero. Aravuga ngo mbaye Ndetse, ngo ukuntu nkuzi n'ukuntu muzi ngo ni ibintu bibiri bidasa. Ambwira amakosa ye nibaga gushari kinjyanye. Niba udashobora kumurika aho wirigwa, ntumurike mu muryango, ntumurike. Hari ikibazo kimwe gusa cabaye, watakaje ubutware. Nico bisobanura. Impamvu ujya gusura fiance ukavayo usambanye nuko nyene nta butware. Impamvu ubesha bikoroheye, impamvu wabuze ubutware bwo kutareba pornography, impamvu wabuze abantu benshi bamaze kudekara ngo byarananiye. Binanirana bite? Ni ikibazo cyo kubura ubutware. Ikindi, itorero n'inyo ryakagombye gutanga icerekezo isi genderaho. Nakunze Korea y'Epfo byibuze itorero ryaragerageje. Muri habaho inama nkuru y'abashumba. Iyo igihugu kigiye gufata icemezo ca nyuma, babanza gukonsilita inama nkuru y'abashumba. Kubera ko byibuze itorero ryagaragaje aho rihagaze. Ariko twebwe singe wahera. Itorero n'inyo ryakagombye gutanga icerekezo kuko itorero ni umutwe muri byose. Hanyuma ikindi kigaragaza ko itorero ryatakaje ubutware nuko habuze ubumwe mu bana b'Imana. Ubanza RGB yarumiwe. Urebye intambara ikemura z'abarokore. Abashumba bananiwe gukwigwa ku ntebe nke. Urebye intambara zihora mu bizera. Muri Yohana 17 asenga yaravuze ngo ubahe kubumwe nkuko turumwe na Data. Ikintu yasabiye itorero nuko ubumwe. Uko iminsi ishira, isi ishira hamwe niko abizera batandukana. Ikindi kigaragaza ko ubutware bugenda buva mu itorero. Imana ni urukundo. Kimwe mu bintu nifuza kubona mu bizera ni urukundo muri bene Data. Ni ukuri tudasigaye tubana mu matsinda. Kuko twese twiganye, twubatse amazasa, tubayeho ubuzima bumeze kimwe. Umukene yabyaye nta umuhemba, hanyuma umukire twese turamuhemba. Umukene yakoze ubukwe arihemba, abutaha wenyene, hanyuma iyo umukire yakoze ubukwe twese turaboneka. Byigeze kubaho mu itorero rya mbere ry'Abakorinto. Abakorinto bari bafite intege nke zimeze nk'izacu, ngo iyo bakora igaburo ryera, abakire ngo bicara hamwe bagasangira, abakene nabo bagasangira ubusa bazanye. Pawulo akavuga ati nta soni imbere y'urupfu rw'umwami amaboko ataresha singe wahera. Icya gatanu kigaragaza ko itorero ryatakaje ubutware n'uburyohe. Mwibuke ko itorero ari umunyu. Icyanga cy'isi kizanwa nuko itorero rihari. Nahoze ndeba ku isi ibihugu abantu biyahura, birababaje cyane. Iyo urebye abantu 10 bari hamwe, nk'abane bose baba bafite agahinda gakabije. Ni gute bigera igihe umuntu aba mu itorero yiyambura ubuzima? Kubera iki? Yaje ashaka urukundo ararubura, isi yamubihiye nta munyu kirimo. Abantu benshi bagendana agahinda gakabije basenga baba mu bizera, ndavuga mu matorero. Kubera iki? Babuze umunyu. Hari igihe ubuzima bubiha icyanga kikabura. Noneho dukora iki? Dukora iki ngo ubutware bugaruke? Icya mbere dukwiye kwihana. Mwihane muhindukire ibihe byiza bibona uko biza bivuye ku mwami Imana. Icya mbere dukwiye gukora kugira ngo ubutware bugaruke ni ukwihana. Icya kabiri nuko dukwiye kubaka ubusabane n'umutwe ari we Kristo. Akurabona hano ubundi kugira ngo ingingo zose zikore command iva mu mutwe. Reba rero umutwe uvuyeho hano habaye opposition, ibihimba byose ingingo zose zo hasi zikavuga ati ntitugikeneye umutwe. Buriyo mubiri waba ingingo zabaho zite umutwe utakihari. Uzi ko twiyopoza kuri Kristo bigakunda.
niba dushaka ko ubutwari bugaruka nuko dukwiye kongera kubaka ubusabane n'umutwari we Kristo. Nta nubwo bikomeye, ntabwo bigusaba ibintu byinshi.